Yo, my people. What's popping Kigali? What's popping Rwanda? Ni wa mhungu wa Egide. Ikiganiro ni Vibe Talk. Ica kuri Egide Collection. Uyu munsi rero ikintu mbazanye muri Vibe Talk nta kindi. Mugisha Benjamin The Band Papa Runa yankomye. You guess what? Ndashaka kumvisha ino ngoma man, mbega The Band anyway. You make me crazy. Reka munyumvire man. Man, ino ngoma igihe nari narayitegereje iraje man. Ikintu nsaba ku muntu wari wese uri burebe ino video nuko yansharingira The Band man. Ndamutse mpuye na The Band ikintu namubwira nti ku izina ry'Imana yo mu ijuru uri umunyamugisha kweli. Kandi man The Band ku mutima ariko nta magambo menshi mfite, ahubwo ikintu kiranga. It's crazy. Beats on the beats. What's one? Beats on the beats. Santima is a menace. Beats on the beats. Santima is a menace. Tabita yabimenye. Where you there? But you wonder. None seno. Koambeshe. Ibyabandi ntabwo mbizi. Devastati buri munsi. Fora nindugu chokoza. Chokola indugu fotora Kanukuri sinyama Umbuye butiza we Kanukuri mama You're playing hard to Man, mvuze icyo mvuga man, ngaho mwibaze niba nabaye crazy gutya ndi umutipe, ngaho mumbwira abakobwa mana yanje wewe ako The Band uzatuma twiyahura man. Ino ndirimbo ikintu mbasabye nta kindi nuko ikimara kujya hasi gutya hanze gutya twese tugomba kuyireba tukayisharinga, twarangiza ikindi ino ndirimbo nta kindi kintu tugomba kwikora nuko ijoro rimwe igomba kurayushije 2 million. Ndabibabwiye ni daddy waba daddy, papa waba papa man. Ndabibabwiye njye ikintu nzakora nuko ino ndirimbo ishara ikimara kujya hanze nzirukanka mu mujyi wa Kigali mfite mikoro ivuga cyane ndirimba ishara urusaku rwinshi cyane hejuru, kubera ko man Mugisha man iso nta kwanga kwita neza pe. Uwakwise Mugisha yarakublessinze kuko ibi bintu ntabwo bibaho. Reka nongeye mbasubize ntimwite ku mbwa iri hanze iri kuva jewe ngiye kambahereza Vibe man. Ino ndirimbo it's make me crazy. Munyumvire man, munyumvire umuhungu, munyumvire Alhamdulillah, onye malaika Reka mfatireho Alhamdulillah, onye malaika Reka mfatireho utazigera unjabuka. Alhamdulillah, onye malaika Reka mfatireho utazigera unjabuka. Are you ready to fight? Ndi tayari. Follow me side. See your
light unyemerayika reka mfatireho utazigera unjabuka kereka mpfuye maye umva nkubwiza ukuri Mugisha Benjamin wallahi kuva waza ntabwo wigeze udutenguha kugeza muri izi saha uduhereza ibintu hit out buri munsi amahit ariko iyi ndirimbo alhamdulillah ikintu igiye gukora kuri ino mihanda genda kibateze man muzambwira ino ndirimbo ikintu ugiye gukora hano ku mihanda babandi birirwa bavuga ngo Tiger man you are the king uri umwami you are the king Tiger B Mugisha Benjamin papa urarenze njye narakonfirime ino ndirimbo rero kanongere nsubizemo oya mumbabarire kanongere nsubizemo akandi kantu kanumvaka ukuri mama you're playing hard to get zakukirigita inshallah nakomikimeta inshallah I believe you're the one nakizabihindura ninjire Mugisha inshallah subiramo ukuri mama you're playing hard to get zakukirigita inshallah nakomikimeta inshallah I believe you're the one nakizabihindura ninjire Mugisha inshallah man umva The Vibe Talk nta kindi kintu kifunguye usibye ishara ya The Ben nta n'ikindi kintu cyari kuyifungura tugomba kujya tubana muri Vibe Talk ica kuri Ejide Collection ntabwo bikuraho ko ibiganiro byacu n'ubundi bizajya bikomeza kunyuraho ariko Vibe Talk niyo tuzajya tubanamo buri gihe nta kindi kintu ni reaction ku miziki y'abanyarwanda rero reaction ya mbere nyihereye ku muhanzi wanjye nkunda Tiger B the Ben Papa Luna the king of a king man one of a kind the Ben Mugisha Benjamin you are the one iyi ndirimbo inshallah iranyishe ku mutima jewe men mwibuke gukora subscribe like and share kuri Ejide Collection tuzajya tubana muri Vibe Talk every day ciao.